Iri ni itangazo ryihutirwa rireba abarimu bose ndetse n'abanyeshuri muri rusange. Iri ni itangazo risohowe na REB ku bufatanye na NESA itegura ibizamini bya leta. Ikintu cya mbere cyihutirwa kirareba abarimu, ariko n'abanyeshuri nabo baraza kumviraho impinduka zigiye zitandukanye zigiye kuba muri amwe mu masekisiyo agiye guhindurirwa imyigire, ndetse bakoraga amasomo 5 mu kizami cya leta bagatangira kujya bakora amasomo 11, ndetse abarimu bo batatsinze icyongereza mu gihe bakoraga ikizami, imishahara yabo iri mu kangaratete. Reka tubasomere ibikubiye muri rino tangazo, ndetse nkubwire ngo niba uri mushyashya kuri YouTube channel, kora subscribe tujye tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. NESA ku bufatanye na REB bicaye barebera hamwe bimwe mu bibazo bituma abanyeshuri biga ntibamenye icyongereza. Basanga kimwe mu mpungenge zitera bamwe mu bantu kuba batamenya icyongereza, cyangwa se abanyeshuri kwiga bakazarangiza batazi icyongereza, ari uko babigishwa n'abarimu nabo batazi icyongereza. Bafata umwanzuro w'uko umwarimu wese wize cyangwa se wakoze ikizamini nyuma yo kwiga ari gusaba akazi, agatsindwa icyongereza ariko agatsinda andi masomo agahabwa akazi, nawe agiye kuba yagabanyirizwa imishahara, kuko bavuze ko amafaranga ahembwa atari amafaranga yakakwiye kuba ahembwa, ahubwo ayo mafaranga arimo mbega ahabwa ntabwo ari amafaranga yiwe. Bavuze ko ku mafaranga yahembwaga n'ibihumbi 250 hagiye kuvaho ibihumbi bigera muri 60, byose agatangira guhembwa 190. Ikindi kandi bitunguranye bagiye guhita basubira kwiga, bagiye kujya ku ishuri nabo bige icyongereza. Azajya yigisha isomo yigishaga, ariko ari no kwiga icyongereza muri kaminuza, kugira ngo azajye abasha kuba nawe yaba azi kuvuga icyongereza, kucyandika neza, ndetse no kuba yakigisha, kubera ko barashaka kongera ubushobozi bw'abanyeshuri, byibuze bajye bareba ko abanyeshuri barangije senior 6 bazajya basohoka hari ubumenyi bafite mu kuvuga icyongereza. Ubundi bimenyerewe ko abanyeshuri baba bazi kuvuga icyongereza byibuze 30% by'abarangije kwiga ari ababa barize mu bigo bya prive cyangwa se mu matitisi n'ahandi, ariko mu matitisi naho usanga byibuze abasohokamo bazi kukivuga ari nka 5% ku banyeshuri bose bahize. Naho abize exteri naho ushobora gusanga ari 0.2% kuba bashobora kuba bagerageza kuvuga icyongereza, cyangwa se bakumva n'ibyo ubabwiye. Iyo ngiyo akaba ariyo mpamvu rero REB nyuma y'uko ibonye ko ikibazo abanyeshuri bafite by'umwihariko ari ukuba batumva icyongereza no kukivuga, bahise bavuga ko abarimu batatsinze icyongereza bataba bashobora kuba bakivuga neza, nabo bagiye gusubira kukiga bakajya bigisha ndetse nabo biga icyongereza, kandi bakazongera kuba basubizwa ku mishahara yabo isanzwe, mu gihe nabo babonye seritifika zigaragaza ko bashobora kuba bavuga icyongereza neza, ndetse bakaba banagikora. Irindi tangazo rihari ni uko abanyeshuri bagiye kongererwa amasomo bigaga muri aya masekisiyo akurikira: abigaga Hegeri, ndetse n'abigaga Megeri, ndetse n'abigaga Mate, Geography na Literature, ndetse n'abigaga indimi. Aba bose bafite amasomo agiye kongerwa mu byo bigaga, bagiye kuzajya bakora mu kizami. By'umwihariko nk'abiga Hegeri agiye kongerwamo, bagiye kuzajya bakora imibare mu kizamini cya leta. Nyuma yo gukora imibare bazajya bakora igifaransa mu kizamini cya leta, bige psychology nabo bayikore mu kizamini cya leta, ikinyarwanda nacyo bagikore mu kizamini cya leta, kandi ubundi ubusanzwe bakoraga general study and communication skills. Iri ni isomo rusange, bagakora iryitwa geography, ubumenyi bw'isi, bagakora history, amateka, ndetse bagakora na literature, nyine ubuvanganzo. Ariko andi masomo agiye kongerwamo ni igifaransa, imibare, ikinyarwanda, ndetse na psychology. Ayo masomo yose akaza yiyongera kuri aya 5 bari bafite, bakaba bagiye kujya bakora amasomo 9. Hari naho bitewe naho wiga bishobore kuba noneho naho bigiye kugera na regio abanyeshuri bagiye kuzajya bayikora mu kizamini cya leta, kuko amasomo menshi ya hisabu yose bagiye kujya bayakora mu kizamini cya leta. Iryo ngiryo akaba ariryo tangazo REB ku bufatanye na NESA yasohoye, aho bagiye kongera amasomo, ndetse n'abarimu batatsinze ikizamini cy'icyongereza bakaba bagiye kongererwa amasomo, cyangwa se nabo bakaba basubira kwiga, bakaba bajya kongera ubumenyi muri kaminuza, kugira ngo bazabashe kuba basohokana seritifika igaragaza ko nabo bazi kuvuga, kwandika no kwigisha icyongereza. Reka ngushimire.
twabanye ndi Isa uri ku Rwanda Rumu TV ukore subscribe kugiye tubana ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao.